ariko uri kumva njye nari kubaho gute, uri kumva nari kubigenza gute, uri kumva wishyire mu mwanya wanjye, ishyire mu mwanya wanjye. Nta hantu mfite ho kuba, nta hantu mfite ho kujya, nta muryango mfite, nta muvandimwe mfite. Wowe ibyo bintu uri kubasha kubyumva? Noneho byongeye ndetse n'undi muntu numvaga ko ari uw'ingenzi mu buzima bwanjye, umugabo wanjye yantaye, yanyanze, yanjugunye nk'imbwa atazi, nk'imbwa atigeze anamenya. Uri kumva ibyo bintu byose? Ibaze nawe ibyo bintu byose bikukubitaneho. Urabizi ko nta muryango ngira, urabizi ko nta muvandimwe ngira, urabizi ko nta wundi muntu ngira. None n'undi muntu nari mfite yari umugabo wanjye, nabo yantaye. N'undi muntu, n'abandi bantu nageragezaga kubana nabo n'umuryango wawe, nabo banyanze. Uri kumva nari kubaho gute? ishyire mu ntuza, ishyire mu mwanya wanjye, nawe umubwire ikintu nari gukora. Si ubwo nari kubigenza nte? Imara mugatepo nanone ntabwo wagakwiye gufata umwanzuro wo ku bintu byose ugomba kwiyahura. None se ntari ntiyahuye, nari kujya he niba nta nzu ngira, nkaba ntacyo kurya ngira, nkaba nta kazi mfite, nari kujya he? Mbwiza ukuri, umbwira ikintu nari gukora. Wakabaye waraje byibura, wakabaye waraje ukanganiriza tukabivugana, cyane cyane kubizi ko turi inshuti. Noneho Isabella avuga ati nyine turi inshuti, njye nawe turi inshuti, ariko umugabo wanjye niba yantaye, wowe inshuti yanjye se uri kumva byari ibintu ikintu nyine gikaze wari kumfasha. Kandi ikindi, uriya ni umuvandimwe wawe, wenda niyo navuga ngo ibikini bike, ariko nanone ni umuvandimwe wawe, kandi umuvandimwe wawe yaza mbere y'inshuti yawe. Cyane cyane ko noneho niba umuryango wawe uri kundwanya, ariko wari ubizi ko igihe cyose nari ngushyigikiye, wari ubizi, wabonaga intambara zose ndi kurwana n'abavandimwe banjye ndetse n'umuryango wanjye, kugira ngo byibura ntume bongera kukwiyumvamo, ntume bigira. None se rero ikintu ntashakaga ni kimwe, ntabwo nashaka gutandukana n'umuryango wawe, ntabwo nashaka ibyo bibazo byanjye nyine biza bikafekta wowe n'umuryango wawe, ntabwo ibyo ngibyo nabishakaga pe. Rero ubwo ngubwo nyihanganire, nabonaga nta kindi kintu, ahubwo ubundi wangaruye gute? Yundeka nkiyahura, yundeka nkigendera, byibura nkashira akagahinda ko kuri ino si, nkashira no mibabaro yo kuri ino si. Byibura ubu ngubu mba nibereyeho neza, ubu ngubu byibura nta bintu byo guhangayika mba mfite. Noneho ubu ngubwo baramubwira ati ni ukuri kw'Imana, reka nkubwize ukuri, nta kindi kintu nagombaga gukora uretse kugutabara. Ikintu cya mbere, urabizi ko sister agukunda nyine kandi abakwitayeho, nawe ni nawe wambwiye ibi ngibi. Rero nahise nza nirukanka, nazanye n'akadogo. Ubwo ngubwo ikintu twagombaga gukora cyari ukugutabara nyine, nta n'ikindi kintu nifuzaga. Nese ubundi kadogo yagiye hehe? Imara mugati yagiye mu rugo. Ubu ngubu nyine yagiye kuba yita ku biti, cyane cyane ko nyine John atazi ahantu yagiye. John ndetse na wa mudamu we mushyashya. Noneho nako Isabella avuga ati harya umugore we mushyashya wambwiye ngo ni Fi. Fi wa mucuti wanjye, nawe ntubimbwire. Nkabona byibura, nkabona buri munsi ari kunyirukana, nkabona buri munsi ari kumbwira ngo yabonye akandi kazi gashyashya, ngo agiye kwimuka. Kumbe biriya byose ni ibintu bari bapanze, ariko nawe mbwira, byibura wowe uragerageza ukabyumva, uragerageza ukumva umuryango wo ku mugabo wawe bagutereranye, umugabo wawe yagutereranye. Noneho n'inshuti yawe magara imwe wabwiraga ibyawe byose, imwe yazaga kugira inama, nayo ugasanga yiyerurutsaga ikintu yakoraga, yashakaga kugira ngo gutandukanye n'umugabo wawe, igenda ijye kubana nawe. Urabyumva ibyo bintu? None se byibura wowe uri nkanjye ikintu wakora n'iki? Uri nkanjye ikintu wakumvamo n'iki? Koko mbabarira umbwiza ukuri. Ni ukuri kw'Imana, reka nkubwize ukuri. Ibintu biba birenze ubwonko bwanjye, biba birenze ubwenge bwanjye. Numva nyine sinzi n'icyo nakora, sinzi n'icyo nareka ubu ngubu pe. Baze kugira ngo wisange muri ino situwasiyo, wisange hano bimeze gutya, nta muryango ugira, inshuti yawe niyo iri kukugambanira, umubyeyi wawe nako abufata nk'ababyeyi bawe, abufata nk'umugabo wawe, bose bakubereye indyarya kimwe. Yemeye ni ukuri kw'Imana pe, ibi bintu birandambiye. Byibura yundeka nkiyahura, ubundi wangaruriye iki? Aravuga ati rero reka mbwize ukuri, nanabimenye muganga yambwiye ko natwite. Yambwiye ko utwite, nta nubwo wakabaye waranakoze na bino bintu. Byibura se kuki utagiriye umwana izo mpuhwe nyine ngo umugirire n'izo mbabazi? Isabella avuga ati ariko iyo uri kuvuga gutya ibyo bintu, uba wundi ubutekereza, uba wumva uri gutekereza neza. Baze noneho
ibaze ibyo bintu byose, tibaze noneho kuba nta hantu ufite ho kuba, nta kintu ufite cyo kurya, nta kintu ufite cyo gukora, nyine uri aho ngaho uri inzererezi, warangiza ukajya kuvuga ngo noneho ugiye no kubyarana umwana. Atari ibyo bintu urabyumva, ugiye kubyara umwana, ati pe iby'umwana narabimenye, ariko se nari kubikoresha iki? Noneho yemeye ati kibura wakaba waragiye ukabibwira John, yari guhita kumva. Ati nkabibwira John umuntu wanyirukanye akanyirukana mu rugo iwe, ati noneho uzi ibintu, uzi ukuntu noneho Fiye yambwiraga, Fiye yarambwiraga ati noneho uramuka ugiye kubimubwira, ati wamajije kumumenya, kumbe nawe icyo yashakaga narakimenye. Ariko ubu ngubu aka kanya wenda reka tuvuge ko wenda ntagiye kongera kwiyahura, ariko ubu ngubu namajije kumenya buri muntu wese ahahagaze, namajije kumenya buri muntu wese icyo ashaka. Ati ubu ngubu ni njye nyine, njye n'umwana wanjye. Ati kandi ikindi uyu mwana ngiye kubyara ntazigira umwe no mu muryango wanyu, ntabwo bizabaho, nta nubwo bizigera binabaho, nta n'umuntu n'umwe mu muryango wanyu nshaka akazigera namumenya. Ati kandi ibi ngibi ni ukuri kw'Imana ndabikurahiriye. Emara avuga ati reka mbwize ukuri Fiye, uyu mwana byanga binoga nanjye n'uwanjye, ni umwana mubereye isi wabo, ntabwo byakunda. Wenda birashoboka ko John atazabimenya, birashoboka ko bizagenda gute, ariko njye ngomba kubimenya kameme, njye ngomba ndabizi kandi ngomba gukora mbizi, ngomba no kuzita kuri uno mwana, cyane cyane ko Isabella nta kazi ufite, nta kintu ufite cyo gukora. Ariko ibyo byose tugiye gushaka uburyo tubikemura, byanga binoga mu gihe runaka biraba bikemutse. Kandi ikindi nanone ntiwibagirwe ko sister agiye kuza, yego wenda nta mafaranga afite, ntago arabona akazi wenda agahemba cyane, ariko uko byagenda kose ntago ngewe, ntago kukwitaho ntago byananira, ntago bishoboka ko byananira. Ubwo rero twagarutse ku rundi ruhande kwa Fiye ndetse na John, bari aho ngaho bari mu nzu, bararyamye, baratuje, bameze neza. Ubwo wa mugore yakomeje guhamagara, gusa Isabella na Kofi yabwiye John ati niba wumva ushaka kwitaba uwo mugore, atumenye ko ubwo ngubwo umwana wanjye urabumubuze, umwana wanjye ntabwo uzongera kugera aho uhurira nawe, nta kintu na kimwe kizongera kubahuza. Ubwo ngubwo rero urahitamo umwanzuro wo kuvuga ngo ugiye kubana n'uriya mudamu cyangwa se ugiye kubana nanjye. Ariko John ikintu afitiye ubwoba, arabizi ko umugore ari gukina nawe, ni umugore w'umusirikare cyane cyane, noneho ko avuga ati uriya mugabo aramutse aje ewana yananyica n'ibintu byoroshye, kunyica ko n'ibintu byoroshye. Ku rundi ruhande rero baratwereka wa mugabo noneho yaritaye rero, wa wundi w'umusirikare yaraje arakomanga, urabona nyine ko ari umuntu ewana ukomeye, ufite abantu bamurinda, araza arakomanga, umudamu nyine umwana arasohoka ajya gukingura, avuga ati papa mukuru bimeze bite? Umudamu we arahungaho yagize isoni, ntari kubyumva, ntari gushaka no kwegera umugabo. Ariko nyine uko byagenda kose abadamu bari abantu bazi ubwenge, inda nyine ntiwapfa no guhita ubimenya. Yaragiye aramusuhuza, aravuga ati muraho, twari tugukumbuye. Ati se urugendo rwari rumeze rute? Umugabo aravuga ati ewana ameze neza, nari mbakumbuye, n'ukuri ko Imana nari mbakumbuye. Yaraje ahobera umugore we nyine nk'umuntu ufite ewana, nk'umuntu urumukumbuye cyane. Gusa umugore nubwo ari kumuhobera afite ubwoba bwinshi, ari kuvuga ati none umwana yanjye ndapfuye, urwanjye rwageze, ntabwo ndi bumukire. Ubwo rero umugabo yabaje umudamu aravuga ati akoze umeze neza, ati kumva numeze nk'umuntu utarunkumbuye, njye nari ngukumbuye, naje mfite ewana, numva mfite ndi proud yo kuza nkaze nkaguhobera, nkagira ute ewana, numvaga nyine ewana ni so excited kubonana nawe. Ariko nyine wowe ndabona uri umuntu urishaye, habaye iki, byagenze bite, n'iki kiri kubura? Umugore aravuga ati noya ntacyo nyine nari ngukumbuye nanjye, ahubwo nyine kubera igihe cyari gishize numvaga ntazi uburyo ndi buguhobere, numvaga ntazi nyine aho ndi buhere. Ati ariko nta kibazo, murakaza neza, nyine ibintu byose bimeze neza, ibintu byose biri kuri gahunda. Ati ngira ngo nyine nawe urabibona. Umugabo aravuga ati nta kibazo pe, nta kibazo. Ati icyambere nuko nyine nari mbakumbuye. Ati nyine nanjye ibintu bise bingwaho ko ngomba guhita ntaha. Ati kandi urabizi ko nta handi hantu mba ngomba guhita nzaba, ngomba guhita nerekera mu rugo rwanjye, nkareba umugore wanjye, abana banjye uko bameze byose nyine. Ati abanditse bari hehe? Noneho umudamu aravuga ati rero abandi bana nyine bamwe bari kwiga, baracyari ku ishuri, ntago barataha. Ati uhari n'uyunguyu wenyine. Noneho
umugabo aravuga ati nta kibazo ati nizere ko ibintu bimeze neza, nizere ko ibintu ari amahoro, nizere ko hano ibintu byose biri kuri gahunda. Umudamu aramubwira ati ibintu byose bimeze neza, nta kibazo na kimwe kiri muri uru rugo, nta kibazo na kimwe. Ubwo rero mu gihe akiri aho ngaho yagiye kubona John aramuhamagaye, gusa umugore ahita atsimba fone, umugabo ntiyabimenya neza, ifone irasona ivaho. John yongera kumuhamagara, ariko umugabo asa n'ubibona, aravuga ati gusa uwo muntu wamwitabye kutari kumwitaba, biri guterwa n'iki? Umudamu aravuga ati hoya ubungubu ntabwo nshaka telefone, wapi, ndashaka kubanza nkakwitaho nyine, nkamenya niba umeze neza, nkamenya niba nyine ibintu bimeze neza. Ariko umugabo nyine ntabwo yabikeka nyine, kuko aravuga ati mutamu tubanye, ufite abana bangahe? Ntabwo nyine yigeze abigira ibintu byatanje. Yaramubwiye ati rero nari meze neza nyine, narinje nyine, ati ndakeka noneho ndamara n'igihe kinini hano. Umudamu ati turamara igihe kinini? Noneho umugabo aravuga ati rwose cyane, ndamara igihe kinini hano, cyane cyane ko nta bindi bintu byinshi nahita njyamo. Umudamu aravuga ati nta kibazo ariko byo kwiregura. Ubwo rero John nawe ahari ari kwivugisha, kuvuga ati ko nk'uyu muntu iyo ndi kumuhamagara bibigeze aha ngaha ntanabyumve, biba bimeze bite? nta n'ikintu abitekerezaho. Mu gihe akiri aho ngaho rero Isabelle yamuguye hejuru na Kofi yamuguye hejuru, aravuga ati bimeze bite amakuru? Ntuza nyine arijijisha, John arizijisha, aravuga ati ni meza, ati uri mu biki se? John aravuga ati ntacyo nyine, nta bintu birenze narindimo. Isabelle arongera asubira inyuma, aragenda yahuye na wa mukozi aramubwira ati amakuru bimeze bite? Fiya aramubwira ati nta kibazo bimeze neza. Noneho Fiya ahita amubaza ati se amakuru ya Isabelle muheruka kuvugana? Ntuza wa mukozi aramubwira ati ariko rwose ubwo se amakuru uri kumva uyashaka, ngo yamaze igihe, umubwire se wumva amakuru, wumva ukuntu abayeho nabi. Ati rero niba icyo washakaga warakibonye, ati nyine wamutwariye umugabo, ati icyo washakaga akibonye, ati ubu ngubu aka kanya tuvugana, ati Isabelle ari mu bitaro kuko yari agiye kwiyahura. Ati basi uri kumva wishimye ko wamutwariye urugo nye? Noneho Fiya aramubwira ati yaragiye kwiyahura? Ati se kariya byari byagenze gute? Fiya nako wa mukozi aramubwira ati ibyo birakureba nyine, basi wenda nyuma yo kuba wamutwarira umugabo, nyuma yo kuba watwara umugabo w'abandi, uri kumva wishimye, ngaho komeza wishime byibura mu gihe undi mwana wameze nabi. Noneho Fiya aravuga ati byagenze bite se? Mbabaro mbwiye ati wenda byarabaye bino, ariko ntabwo nifuzaga ko byagera kuri urwo rwego. Umukozi ahita amubwira ati sawa nyine, ubwo nta kundi nyine, komeza wimerere neza. Ndetse aramubwira ati ngewe ikintu cyari kinzanye aha, cyari gitumye nza hano, narinje gufata ibintu byanjye, ndagira ngo mukomeze mumere neza. Ndetse ubwo ngubwo na John yahise aravuga ati narinje gufata ibintu byanjye nyine, nagira ngo muzakomeze mumere neza nyine, muzagira ibihe byiza. John aravuga ati none se ugiye hehe? Bimeze bite? Ugiye he? Ujyanywe n'iki? Ninde ukwirukanye? Umukozi aramubwira ati nta muntu nyirukanye, ngewe nuko nyine mfashe umwanzuro, ntabwo naba narabanye na mabuja, nzi ukuntu twabanye neza, ngo noneho naba atakiri muri urugo nkomeze kurubamo, oya ntabwo byakunda, naba meze nk'umuntu umugambaniye. Ati none se Isabelle wari kubahe? Ati aho mwamwohereje se nimuhazi? Aho wamwohereje we ntuhazi, wowe nk'umugabo wiwe? Ati numva utanakwifuza no kumenya amakuru yiwe. Noneho Fiya ahita amubwira ati atarambwiye ngo ari mu bitaro nyine, ngo yaragiye kwiyahura, ngo ari kwa muganga. Noneho John aravuga ati mwihorere ibyo ngibyo biramureba, ati wasanga ari ya mikino yabo, hari n'imitwe yabo ari guhimbahimba, ntawamenya ibyabo, byihorere. Ubwo rero wa muhungu yaravuze ati nta kibazo nyine, ubwo ngubwo ngewe ndagiye nisubiriye mu cyaro, ntago nyikomeje kubana namwe, ntago nyine nakomeza kubana namwe, reka nigendere. Ati ubwo ngubwo ibindi nyine tuzasubira, ati kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Uwo mukozi nawe arigendeye. Ndetse Fiya nawe aravuga ati ibi bintu urabizi ko Isabelle yaragiye kwiyahura? Ati noneho John aravuga ati akareba bari kubeshya. Noneho Fiya aramubwira ati niba hari ikintu utakina nacyo ni uko Isabelle bino bintu yabikora. Ati nawe utekereje uri wowe wabikora? Ati kuko nta hantu afite ho kujya. None se wa mugani yari kuba he? Niba muri iriya nzu bamwirukanye akaba nta hantu yari afite ho kujya, turi kumva yari kuba he?
John aravuga ati uzi ko bishoboka, ati nyamara byashoboka bino bintu. Ubwo rero akiri aho ngaho ntuza yahise amuhamagara wa mushiki we, aravuga ati John reka nkubwize ukuri, uri umwana mubi, ati guhera iki gihe, guhera aka kanya, guhera iyi saha, ati ntuzongere kumbara nka mushiki wawe, ntuzongere gutinyuka no kumvugisha no kumbwira n'ikintu na kimwe, ati aka kanya sinkiri mushiki wawe, ati ibintu wari ukoze ntago bibaho, ati ibintu wakoze, ibintu wakoreye Isabella, ati John uri umwana mubi ku rwego rwo hejuru, uri umwana mubi kandi ubyumve. Noneho John ari kuvuga ati ariko byibura byagenze bite? Sister baramuga ati hoya, nta kintu kinini nshaka kuvugana nawe, nta nicyo nshaka kuzongera kuvugana nawe, ati gusa umenye ko uri umwana mubi. Ubwo rero nahangaha agace kacu tukarangirije kuno munsi, mukomeze kudukurikirana kandi mukomeze kugira ibihe byiza nawe utaha.